navuze cy'imisifurire ikibazo kiri tekinike cyane ku buryo ntabwo ntibukivugaho cyane ariko ku rwego rwa bizinesi si ubwa mbere tubabwira ko kugira ngo Rwanda Premier League ibashe gutera imbere ibashe abafatanyabikorwa bazi nuko imisifurire igomba kuba myiza duhora tubivuga ariko no kuba muvuga ngo ni kuri joro ya kangahe abantu batangiye kurega ahubwo nuko impamvu ubona barega nuko bafite aho baregera ushobora gusanga ibyabaye muri bo muvuga bitangana n'ibyabaye mbere ibintu tureke abatekinisi baze kubireba ko nkanjye ntabwo nari ni i Kigali ariko aho nari ndi hari ibyo narebaga nkabona amashusho nareba nkabona nta gitangaza cyabaye ubu rero ntabwo tugiye turi abatekinisiye nta nubwo ari byo dushinzwe reka turekere komisiyo y'ushinzwe niba ngombwa tugasanga ibikora nabi tuzicarana nabo bireba tubibaze tubaze ku bintu bijyanye ko bitari kugenda neza reka noneho mbaho urugero rworoshye muzi mujya mwumva mu itangazamakuru kuva hano habaye iki abantu bararwanye umuntu ku isi ry'umugeri nuko muba muhari na kamera mukabibona ibyabaye mudahari byari icucu ubu rero impamvu abantu barimo mu byumba ngo abantu bareze ugashobora kuba hareze utajyagarega cyangwa hashobora kuba hareze cyangwa se ibyemezo byafashwe na federasiyo kubera ko yagendeye ku mashusho noneho mbabwiza ukuri umukino wose nushaka kuri Rubavu nushaka kuri Musanze Rwanda Premier League yafite kamera yafite amashusho kugira ngo umuntu abimenye hari n'amashusho duha FIFA buri munsi muze kubaza Julius arabizi na Guzi buri munsi turayitanga kuri FIFA please ubu byabaye itegeko journée zose buri journée ni imikino 8 tuba dufite amashusho yose ushobora gusanga ari naho federasiyo yahereye akaba yafata ibyemezo kuko ifite amashusho ariko hari ibindi imbere byavugaga abantu umuntu akabivuga amatama adafite n'ikimenyetso ni amahirwe ubwo amashusho ahari buriya biraza no gukosoka ndabizi baravuze ngo bari batangiye guhana n'abari lide of course bibaho ariko ntabwo ibyo bivugira ni federasiyo hari ibishinzwe ariko nagira ngo mbabwize ukuri nta byacitse ihari muri Rwanda Premier League igihari nuko abanyamakuru muri benshi n'amashusho mukayato hari neza agatuma hari ibyemezo bimwe bimwe bishobora gufatwa bakaganiraho ariko ibyo bitavanyeho ko twifuza ko arbitrage igenda neza ibyo kuba abashyitsi tubazanye arbitrage itameze neza kuko mwabivugaga muhumure ahubwo nibyo byiza kuko baje tutagiye kubikurikirana byari kuba bibi baza bigakurikiranwa bikaba byari kuba ikibazo ariko ubu hari abantu babikurikirana umunsi ku munsi icya kabiri ni ikibazo cyo kwandikisha abakinnyi muravuga ngo muribaza ngo niba bazakurikiza amategeko tugenderaho yego ariko ntabwo bazabandikisha hano muri Ferwafa babandikisha muri Federasiyo ya Sudani kugira ngo bisobanukirwe neza atazaba n'ikintu mugahita muza hano muti oya natwe tureba liste yabo twanaganiriye nabo liste yabo tuvuge nk'ikipe yabo iri mu matsinda nitwa kanya nabo mbere kuri liste yabo ya CAF ubu none hari abakinnyi 31 bakavuga ngo iwabo kugira ngo byumve neza iwabo muri Sudani ntabwo barafunga kwandikisha federasiyo ntirafunga ni igihe twebwe iwacu bifunze banabajije se abo bafite uburenganzira bwo kwandikisha abakinnyi b'abandi babiri twebwe icyo tuzareba ni liste yabo hanyuma ikindi ku bijyanye n'abanyamahanga bazubahiriza amategeko yacu abanyasudani umubare ntarengwa w'abantu bari mu kigo barabibajije ese kuri liste ni open twavuga ko liste ni open fait de match maximum 8 si wowe kwashyira mu kigo ushatse bashyiramo cyangwa babiri nkuko natwe bimeze babisobanukiwe barabizi bazubahiriza amategeko y'u Rwanda tugenderaho ko barifuza nabo kuza gukina nkuko nari nababwiye ibyo twandikira Ferwafa ni ukuvuga ngo ni ukubahiriza amategeko banzagere ku mategeko yacu n'amategeko mpuzamahanga byose biraza kugenda neza
ibihembo by'umukinnyi uburyo twahemba umukinnyi wa match ari amafaranga barayemerewe 100% kuko iyo tuvuze umukinnyi muri match bapfa bayiri umukinnyi wo kuri match wabona abari umukinnyi mwiza wo muri iyo match ni uzahemba ndakeka bisobanutse donc nta kutwagira ikibazo n'abafatanyabikorwa. Ikindi mwavuze ni ukujya ibijyanye n'uko abafatanyabikorwa dufite bari bateganije bije cyangwa se bageneye ku makipe 16. Aho ngaho rero nyine niho twabwiye ngo Ferwafa yarebye igikenewe bitewe n'imbogamizi n'impungenge twagejejeho, ubwo natwe nka ligi tuzirengera ibisigaye. Murakoze. Ndakeka si ibyo nabashwe gusa gatore kasoza aho amakipe azaba ibijyanye n'umutekano. U Rwanda rufite umutekano usesuye, nanjye aho ndara nta muntu ndinda ndaryama gusa. Nyine icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo mujya mubona amakaritsiye mutuyemo abazungu hataha, abanyamahanga hataha, biba byose bifuza umutekano. Natwe turi mu mahanga mu bindi bihugu ubanza kubaza ngo ndarahashye, ariko aha mu Rwanda umuntu arahashaka. Ariko icyo batubwiye bose barimo gushaka amahoteli, najya mbabwire ko hari bari bicaye hariya abone hoteli bamaze kuyifata kandi nini iri hano hafi yacu kugira ngo abantu baze kubamo. Baba turayifata igihe turimo gukina n'izi competition n'iki, ariko tuzareba niba dushaka gufata naho tuzaba umwaka wose. Bivuga rero akenshi bazaba hamwe, ariko n'abana mu makaritsiye ni nk'uko nabi wacu ndetse abakinnyi b'abanyamahanga tukinisha bagiye ngo turabacumbikira, buri wese agiye gushaka amafaranga. Murakoze. Mungani yadusimbutse mu by'ukuri ziriya ekipe zanasabye no mu kanya twaza tuvugana nabo na mbere yuko twinjiramo hano nabyo babibajije, ariko nabakuriye inzira muzi Ikinyarwanda neza, nabakuriye inzira ku murima. Inzira ku murima muzi iyo wayihakuye ko bigenda ntabwo araya murima mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo icyo bagomba kubona ni competition, ariko nibigera igihe cyo gupanga ukareba amafaranga atangwa ekipe z'u Rwanda twazipangiye amafaranga ari 16 ntabwo dushobora kubihindura. Murakoze.